Mbaye ikaze bakunzi bacu bakoramye TV1 kuko bisanzwe iyi channel murayizi ni yanyu ni channel ibagezaho ubutumwa bwiza tubazanira abantu bafite ubuhamya ushobora kungura abantu kubasuzamo ibyiringiro gukomeza abantu mu by'umuhamagaro. Rero uyu munsi twabazaniye abakozi b'Imana babiri, murabona umwe iburyo bwanjye n'undi ibumoso bwanjye, ndaza kuba umwanya bivuge kugira ngo tuze gukomeza ikiganiro. Turabasaba kudukurikira mukora share, comment ndetse mukore na subscribe. Kandi ibiganiro byacu nzi ko hari ico biri bubafashe, hari ico biri bubungure. Rero ndabanza niyegereze mugenzi wanjye uri ibumoso bwanjye abibwire, ababwire icyo akora, niba ari umukristo nitumara dukomeze tuganire. Sawa, urakoze. Murakoze cyane Joseph kunyakira hano kuramya TV1. Amazina yanjye nitwa Mugabo Samuel, ndi umugabo ndubatse, ndi umukristo wa Restoration Church i Masoro. Nanjye niyegereje abadukurikira kuri iki channel, ibindi Imana iduhana umugisha. Yego, nitwa Kayiranga Justin, murakoze kunyakira kuri iyi channel. Ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana babiri b'abakobwa, nsengera muri Foursquare Paruwasi ya Kabuga. Murakoze kutwakira, turi hano ngo tuganire, ibindi turakomeza tuvugane, turakomeza tube mu kiganiro. Yego, abadukurikiye bagume hafi. murakoze cyane kuko mbabonye mu mwanya mutoya, ndagira ngo tuganire iminota mike. Nzongere mbatumire dufite umwanya uhagije mugire ico muganiriza abantu. Muri iki gihe murabona ko isi irimo irihuta mu bintu by'iterambere, kandi social media ifasha umwanya munini wo kurangaza abantu. Ndagira ngo Sam udusobanurire ubundi umukristo ni iki? Murakoze cyane Joseph. Umukristo ubwo ni ibintu bigari, ariko umuntu atasobanuye na muri kino gihe gitoya. Yego, Ariko ubusobanuro bwiza ngira ngo ni ubunturukaho, kuko nanjye ndi umukristo. yego, Ubwo ni ukuvuga ngo niba ndimo mvuga ubukristo, ndumva nakwibanda cyane kuko nteye nk'umukristo. Ubukristo ni umuntu wese wemejwe n'umutima we Kristo, akabyatuza akanwa, akamwakira. Hanyuma uwo mwanzuro no kumwakira, akaba agenda uko Kristo cyangwa se ijambo ry'Imana risaba uko uwo muntu agenda. Kuko kubikora urya munsi twese benshi dukora ntibihagije. Hari indi ntambwe bikurikiyeho yo kugendera muri ibyo wizeye cyangwa watuye. yego. Ndumva aribwo bukristo ntatinze. Murakoze. Urakoze. Muri iki gihe buri mukristo wese agomba kugira aho abarizwa. Agomba kugira itorero, agomba kugira aho akorera umurimo. Ariko se mubona itorero rikora inshingano ryazo muri iki gihe ryo kugira ngo rigire icyo ryamarira abakristo cyangwa se ryabigisha ku buryo bashobora guhangana n'ibi bihe turimo by'iki gihe? Ndagira ngo mbaze mugenzi wanjye Justin, ni umuvugabutumwa kandi ni umuvugabutumwa bwiza. Ubona itorero cyangwa se umurimo wanyu w'ubuvugabutumwa, ubona muwukora neza ku buryo ushobora kwigisha abakristo ku buryo bashobora kugera hano hanze bagahangana n'ibihe turimo? Nabivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko bidahagije kubikora neza bitewe n'impamvu y'uko harimo no kuba abantu batarabihamagariwe yenda. Uko ndi kuvuga muri rusange, no kumenya n'ubwo butumwa batanga ngo ni ubuhe, no kumenya aho babutangira ni hehe. Ariko icyo itorero rikwiriye gukora, yakagombye no kugira ubushake n'imbaraga byo gutoza abantu kugira ngo bwa bukristo turi kuvuga, bwa bukristo wabajije ngo mbese ubukristo ni iki, kugira ngo n'abantu bamenye n'icyo babutangaza mu babakurikiye. Rero simpamya cyane yuko
icyo twavuze cyo wise itorero kibikora neza ku rwego rungana n'ibyo tubona. Umubare munini w'ababa mu nsengero, umubare munini w'abayobozi b'insengero, abapasiteri, abavugabutumwa, abantu nyine bavuga ko ari abakozi b'Imana. Umusaruro uvamo simpamya ko ungana na wa mubare ubamo, ariko muri iki gihe niho dukwiriye noneho kubikora cyane, gukora uwo murimo cyane, tukabyitoza, bakabihugurira abantu benshi kugira ngo ubwo butumwa Kristo yasigiye abantu babugeze ku bantu. Rero icyo wari ubajije simpamya ko bingana n'umusaruro uvamo, ariko mu ijambo rimwe navuga ngo itorero, insengero zakagombye gushyira imbaraga mu gutoza abantu, mu kubwira abantu icyo bari cyo kugira ngo bakibwire abandi, wa mubare munini tubona bingane n'umusaruro uva muri wa mubare. Naho bitabaye gutyo twagwiza abantu mu nsengero 5,000 mu rusengero rumwe, 2,000, ariko ubutumwa butangwa hanze butangana na ba bandi. Njye numva rero mu byo twasaba cyangwa mu byo twakwiyemeza nk'abantu baba mu nsengero n'abantu bafite umurimo w'Imana mu nshingano, twaba tugomba kuba twiteguye kubitangaza, abantu bakajya kuzana abandi kuri Kristo, kuko iki ni cyo gihe nyine cyo kubikora. Njye numva ariko ariryo jambo navuga, iki ni cyo gihe cyo kubikora kurutaho ikindi gihe ababikoze babikoze. Yego, murakoze cyane. Urabona muri iki gihe ni igihe abantu bavuga ngo ni igihe kigoye, abantu bashobora kuba bari gusubira inyuma, ngo abakristo basubire inyuma. Ese waba utekereza ko ari izihe mbogamizi abakristo bashobora guhura nazo zatuma umukristo ava mu kwizera kwe? Ni nyinshi, ariko muri izo nyinshi twavugamo nk'ebyiri, nubwo muri izo ebyiri harimo imwe nini, ni ibihe. Turi mu bihe, nubwo no mu gihe cya Yesu yavugaga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye kijya gusa nk'aho imperuka ibaye, ariko turi mu bihe aho imperuka igaragarira muntu, ukabona ibintu ibyo abasoma Bibiliya basoma babwirwaga kera, uyu munsi ukaba wabikoraho cyangwa wabibonesha amaso. Icyo cyonyine kiri mu bintu byatuma intege cyangwa imbaraga cyangwa urugendo umuntu yari afite rwo gukomeza yahura n'ibyo bihanda bimeze gutyo agacika intege. Icya kabiri, nubwo icyo cya mbere nakisobanuye cyane, icya kabiri ni ibihe birimo kutamenya aho umuntu ahagaze. Turi mu bihe utamenya ngo uyu ni umukristo, uyu ni umupagani. Turi mu bihe kugira aderesi, kugira aho usengera nyine kwa kundi wari uvuze, ari byo umuntu aha agaciro kuruta ubukristo, kuruta icyo ari cyo. Kuba afite izina runaka yitirirwa, urusengero asengeramo, pasiteri umusumbye, mbega ahantu runaka ari byo aperezanta, ariko ubukristo nk'umwimerere bitamurimo. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bibiri njye navuga bituma intege, imbaraga z'umuntu zishira, ariko mu ijambo rimwe n'abari muri Kristo bari gukomeza. Oya, nibyo ni ukuri, abari muri Kristo barakomeje kandi urugendo rurakomeje. Reka tugaruke kuri mugenzi wacu Sam. Mu by'ukuri ubona muri iki gihe
channel zirakorwa ariko abantu bakareba views cyane bagareba n'icyo bagomba gukura muri za views cyangwa muri ya channel ariko ntibibuke ko ari n'abakristo. Umuntu akavuga ati ngewe ndi umukristo wo mu mutima, umukristo wo mu mutima, ibyo nkora ntimubirebe, umenye gusa ko ndi iki, ndi umukristo wo mu mutima. None ni gute umuntu, ndakubaza ibibazo bibiri, ni gute umuntu ashobora kumenyekana ko ari umukristo? Ikindi kibazo cya kabiri, none se abandi bo nibo bashobora kumenya ko umuntu ari umukristo cyangwa ubwiwe niwe ushobora kubimenya? Ni ibibazo bibiri kubera ko abantu ubu usanga umuntu ari mu bintu bibi bidashimishije Imana, ariko bamubwira ati kuri umukristo ibi ngibi n'ibiki uri gukora, akavuga ati genda umukristo mu mutima. Ariko se umuntu abandi nibo bashobora kumenya ko ari umukristo cyangwa we ubwiwe niwe ushobora kumenya ko ari umukristo? Sawa, urakoze. Sawa, urakoze cyane Joseph. Ni ibibazo byiza nubwo bisa naho bikomeye. Urumva harimo ibintu bibiri. Iyo umuntu arimo aba umukristo haba hari uruhare agomba kugaragaza rw'isi kumubona ko yahindutse cyangwa se ari uw'iyo myemerere yiyitirira. Haba hari n'uruhare rwe bwite rero. Ubwo ni ukuvuga ngo hari isi kubona, hari uwo wihaye ari we Kristo. Kristo nta kubonera yenda cyane cyane uko Joseph yakuvuze, akubonera uko ubana nawe cyangwa se ahandi mu mutima. Ariho ngira ngo mpamvu kenshi abantu bagenda ugasanga umuntu aravuga ngo genda umukristo wo mu mutima. Yego. Ni ukuvuga ngo ni amafuti cyangwa ni ikinyoma cy'ibyakabaye ukuri k'ubukristo bwo mu mutima. Noneho abantu ni nko kwiguriza inyito, ukaza ukavuga ngo uri umukristo, ubundi ubukristo koko bwakabanjiriza mu mutima. Umutima wahindutse wera imbuto zo guhinduka. Yego. Umutima utarahindutse ni ukuvuga ngo ntabwo wahisha uri kuri mutima. Abanyarwanda bajya bavuga ngo kari mutima gasesekara ku muntu. Nibyo. Mpamvu babivuga nuko bazi ko umuntu ntabwo ashobora guhisha uko umutima ubayeho. Kandi ubuzima butuzengurutse ni ingaruka y'ukuntu umutima ugize gute ubayeho. Yego. Urumva? Ntabwo Kristo yigeze avuga ngo ntabwo isoko imwe ishobora kuvamo amazi abiri. Yego. Iyo wakijijwe ni ukuvuga ngo n'ibyo wera cyangwa se wakagombye kugaragaza imbuto z'agakiza. Mpamvu rero tubyitiranye ugasanga turanakonfuzinga abantu. Uzanabyumva hanze hano abantu bakavuga ngo kanaka ngo uzi ko yakoze gutya. Burya yabikoze mbere, ntabwo abikoze uyu munsi. Abasanzwe abikora. Ni ukuvuga ngo aba yashyize hanze ikiri mu mutima. Rero nsubiye ku kibazo nyirizina, gukizwa mu mutima ni bimwe. Ubundi umuntu yabaye umukristo w'umutima, n'imbuto zaba nzima. Tereka utari muba icyitwa umukristo, cyo nabasobanuriye tugitangira. Ubundi yabaye umukristo w'umutima ni ukuvuga ngo wera imbuto z'ubukristo, kuko ziba umutima niwo wera. Kwera mvuga ingaruka cyangwa se ibiwuvamo, nk'uko abantu batera imbuto y'ibigori bagasarura ibigori byinshi kandi bateye imbuto imwe. Imbuto rero z'umukristo ni ibyavuye mu kuntu umutima we ugize gute umeze. Yego. Iyo umuntu afite bibi muri we, ibisohoka hanze ntabwo bishobora kuba byiza. Buriya ntabwo ushobora gukina cyangwa se gufekinga cyangwa se kubeshya ikiri mu mutima, kuko kiba kizagira igihe kikagera gute kikagaragara. So rero mu magambo asa n'ahinnye yumvikana, umuntu ashobora kuba umukristo wo mu mutima bigatuma aba umukristo wo hanze. Yego. Umuntu ashobora no kuba umukristo wo hanze ariko nta umukristo wo mu mutima, kuko umutima niwo Kristo agira gute areba. Hano hanze Joseph, Justin bashobora guhura nanjye cyangwa se hano abantu biguze bajya bavuga ko ndi umukristo, bakabivuga n'iri koranabuhanga noneho ryaje social media n'iki, ugasanga umuntu aratrendinga cyane arazwi, ariko wasubira mu buzima bwe bwite bw'ibanga ugasanga nta kintu kibayo cyane. So ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga ryamufashije gucengeza ikinyoma cy'uwo atari we. Hari n'undi rero ushobora kubibyaza noneho ibindi mu mutima by'ubukristo koko, ugasanga ikoranabuhanga ryamfashije kugira gute kubishyira imbere ngo bihindure n'abandi benshi. Rero nsoza,
iyo wabaye umukristo mwiza wo mu mutima Mm. ni ukuvuga ngo haba hari garanti yuko Yego. ibisohoka hanze yawe ari byiza. Mm. Iyo wabaye umukristo mubi wo mu mutima ntabwo wabeshya imbuto cyangwa ntabwo wabeshya ubukristo bwa hanze. Uri umukristo w'abantu, ntabwo uri umukristo wa Kristo. Narimo mvuga Mm. iyo umuntu abaye umukristo mwiza wo mu mutima Eh. ni ukuvuga ngo biba bitanga garanti yuko imbuto zari bwere Mm. ari nziza. Ko Kristo ntiyaziye ibyo abantu bakomera mu mashyi, Yego. yaziye umutima, yaje gukiza umutima. Umutima. Umutima rero wakize Mm. ariwo wahuye na Kristo, Mm. ni ukuvuga ngo n'ibyo hanze byose biba bigomba kugira gute, kuba bizima. Cyane. Noneho Joseph yavuga ngo Samu ni umukristo, Mm. kandi koko Samu akaba ari umukristo mu mutima. Mm. Bikazana iki? Bikazana guhamanya n'icyo Joseph avuga. Mm. Ariko jewe niba nahuye na social media Mm. ikanguruminga cyangwa se ikanyita irindi zina Mm. ritari ryo, nabyo birashoboka ko abantu bazi Steve n'abandi bamenya ko ndi umukristo kubera ko nabishoyemo amafaranga. Mm. Abantu benshi kumvuga ko ndi umukristo ariko ntagize gute, ntariwe. Mm. Noneho bwa bwa mukristo bwo hanze butari ubwo mutima. So bijya bibaho, ahubwo Bibiliya cyangwa se Kristo niwe cyitegererezo, niwe tugomba kugenzuriramo. Mm. Ubu tubwira ngo ni umukristo akaba mu mutima nta bibayo, Yego. kuko ni umukristo oya, kuko sicyo Kristo, sicyo Bibiliya yita umukristo. Mm. Kristo ni umuntu watuye Kristo nk'umwami n'umukiza we, Mm. yarangiza ibyo bintu akabigenderamo bikagenga ubuzima bwe. Mm. Bajya babona ibisohoka hanze bakabona koko ni ingeso n'imbuto z'umukristo. Murakoze. Murakoze cyane, ndabona butangiye kwira, amasaha yari makeya kandi twari dukeneye kubumva cyane. Ariko muri iki gihe usanga abakristo tuvuga ngo dufite umubare munini w'abakristo ku isi, ariko ugasanga ahubwo ibintu bibi nibwo byiyongera. Ibibi, intambara, nk'ubu Isirayeli hari abakristo n'andi madini atandukanye. Muri Irani hari abakristo bakeya n'abayisilamu benshi. Bose ni abantu usanga bino bihugu byacu bya Afurika imyemerere dufite isa nk'iyaturutse iriya, kandi intambara bafite ni intambara zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ndabaza kubera iki ubukristo abantu bashobora kuba biyongera ari benshi, abakristo biyongera ari benshi, ariko ibibazo bigakuma, ugasanga intambara, imyiryane iraguma ikiyongera, yaba mu matorero, yaba mu miryango, mu bashakanye, yaba mu bana n'ababyeyi. Urakoze cyane. Icyo ngira ngo mugenzi wanjye yizeye no kugikomozaho. Urumva hari ikintu kirimo cyitwa ubukristo hano hanze. Yego. Hari n'ubukristo bwo mu mutima. Umutima wakize, ndavuga wakize wahuye na Kristo, ushoza intambara. Ariko iyo umutima utakize, ubukristo buri ku munwa cyangwa se bwazamuwe n'abantu, niba ariko nabivuga. Ni ukuvuga ngo ukiri wa wundi wa kera, wa wundi Kristo yapfiriye utarakira Kristo mu mutima wawe. Izi ntambara rero n'ibindi tubona yenda byo ni deba ndende, ariko inyinshi ugiye kureba, ugiye gusesengura ku rwego rwacu no bumenyi buke dufite, yenda nibyo dusoma hirya no hino kuri social media, usanga henshi bishingiye mu kinyoma kirwanya ukuri cyangwa se ukuri kurwanya ikinyoma. Yego. Rero ibyo bintu kuva bitarasobanuka, intambara zizahoraho. Umuntu abana n'umuntu, ukabana n'inshuti yawe, ukabana nayo ikuryarya. Ntiyakuryarya rero ibihe byose. Nibyo. Kuko ikinyoma ntikibaho igihe cyose, kigera igihe, kuko ukuri ni kamere y'Imana. Yego. Kamere y'Imana ibaho igihe cyose, inganya imyaka n'Imana. Ikinyoma rero kubera ko ari icya Satani gifite igihe, niyo mpamvu ugeraho ukabona bimwe byasenyutse, abantu bakarwana. Iyo tugiye kurwana rero, turwana kubera ko namenye ukuri. Yego. Ko wandyaryaga, none nkamenye ukuri. Yego. Noneho tukagira gute, tukarwanya, nirengera nsubira mu kuri, wowe urimo nawe urinda ikinyoma cyawe kugira ngo gikomeze kibeho. Rero icyo twabikorera ni iki? Ni ugushyikira Kristo wadupfiriye, imitima igahinduka, noneho ibyo abantu bapfa bikagabanuka. Ikinyoma kibaye gike mu isi, intambara zishingiye ku kinyoma abantu batahuye hanyuma zabanye. Ikinyoma nikiba cyinshi, intambara zizangana nacyo. Murakoze. Ikinyoma nikiba cyinshi, intambara zizangana nazo. Kandi ngo ni ikinyoma nikiba gikeya, intambara nazo zizashira. Rero mwene data Evangeliste Juste, turabashimiye ko mwabanye natwe, ariko dusoza, none se ni gute twabungabunga ubukristo bwacu?
ko intambara ari nyinshi, amagambo ari menshi, ibibazo ari byinshi muri iyi si, n'abakristo nabo bakaba bayirimo kandi ibyo bibazo bahura nabyo. Ni gute twabungabunga ubukristo bwacu muri iki gihe kigoye? ikintu kimwe navuga ni icyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo abantu b'iki gihe ngo bazi kugenzura ikirere, bakamenya, akavuga ati buriya ko habaye gutya haramera gutya, Yego. habyutse hirabura imvura iragwa, hagize gutya haramera gutya. Ariko abagaya yuko batazi kugenzura iby'ibihe bahuye nabyo. Yesu yaravuze ngo nimubona ibihugu biri guterana bikarwana, impuha z'intambara, ibishyitsi hirya no hino biri kuba, mujye mwumva ntabwo nzaba ndi kuza, ariko nzaba ndi kuramuka. Igihe cyo kuza kiba kiri kugera, kwegereza. abantu babaye bari maso bahita bavuga ati no, reka mfunge defanse nkomeze mbe umukristo, kuko igihe cyo kuza kwa Yesu kiri kuza. Kubungabunga rero ubwo bukristo ndi kuvuga rero, icyo nahereye kuri icyo kintu Yesu yavuze, ni ukumenya ko Yesu ari hafi. Yego. Noneho ukabaho mu buzima bwo kumunezeza, aho kugira ngo unezeze abantu, kuko abantu muri iki gihe cy'intambara, muri iki gihe cy'iterambere, muri iki gihe cy'irari ry'amafaranga no kumenyekana n'ibiki, abantu bajya baba mu bintu byo kugira ngo banezeze abandi. Yego. Ariko uko umunezeza, uri guta intego yo kuza kwa Kristo. Uko unezeza abantu uri guta intego yo kuza kwa Kristo. Rero kubungabunga ubukristo, menya ko Kristo ari kuza. Yego. Kubungabunga ubukristo, menya ko uri isoko yo guhesha abandi umugisha, kuko ni kimwe mu byo waremewe. Twaremewe ubuzima bwo kugira ngo tube representa wa Yesu, tutegura kuza kwe, kuko kuza kwe turabibona, si ibintu twajya gutoragura, turabibona. Kuza kwa Kristo birahari. Yego. Kandi abari maso nibo bazamubona. Abari maso nibo bazamubona. Abari maso uyu munsi nibo bazamubona. Yego. Kandi Bibiliya iravuga ngo abapfuye bizera nibo bazazuka banumva. Yego. Samu, urakoze. Samu, dusoza n'iki wabwira abadukurikiye? Murakoze cyane abadukurikiye. Byinshi ngira ngo twabivuze, na mugenzi wanjye yakomeje kubivuga, ariko ikintu nabwira abadukurikiye ni uko nyine turi mu isi. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nkeka ko impamvu yavugaga ariya magambo ni uko yabonaga ko hari intambara y'ikinyoma, nk'uko yavugaga, nk'uko navugaga, irwanya iby'Imana, irwanya uko abantu Imana yabashakaga. Noneho abantu bakikanga batwawe n'icyo kinyoma, noneho hakaba ariho havuka intambara nyinshi. Noneho rero igihari ni iki nabwira abadukurikiye, ni uko igihe cyose turiho tubereho kugira ngo turwane intambara, turwanye ubwami bushaka ko tubuyoboka, aribwo bwami bwa Satani Yesu yaducunguyemo. Iyo rero umuntu arwana, ntabwo agera aho ngaho ngo yirahire ko atsinze icyo ngicyo. Gutsinda rero dufite ni uko igihe cyacu tuzarangira, hakaza n'abandi b'ikindi gihe bagakomeza bakarwana. Yego. Kristo akagaruka, cyangwa se tugapfa tukavaho, noneho abandi bazakomeza nabo bakomereza aho twageze, cyangwa se bakahangana n'igihe cyabo. Kuko nubwo izo ntambara ziriho n'iki byose, ariko dufite n'ingero z'abantu banesheje cyane, banesheje isi, babaho mu gihe cyabo neza. Natwe rero twashobora. Ntabwo ibishuko cyangwa se ibigeragezo biriho birenze imbaraga Imana iduha. So abantu nibakomeze gutumbera Yesu, niko Bibiliya ivuga, be kwigana ibindi bintu, nibwo bazakomeza kuba mu ireme ry'ubukristo. Murakoze cyane. Dusoza, dushimiye abadukurikiye, dushimiye abakoze subscribe, abakubise comment aho ngaho. Mutubwire icyo twakongeramo. Twebwe ni ugutangaza ubutumwa bwiza, ni ukugarura abantu kuri Yesu, ni ugucaha kugira ngo abantu bareke guteshuka inzira y'agakiza. Kandi ikindi tuba tubazana abantu batanga ubuhamya, bavuga ukuntu babonye Yesu, bamwizeye, n'icyo Yesu
yabakoreye mu buzima bwabo. Icyo tubasabira ni ukubana n'Imana no kugira ngo mukomeze mubane natwe. Igitabo tubabwira muza gusoma, murasoma mu Baheburayo 13 ku murongo wa 8. Haravuga ngo uko Yesu Kristo yahoze n'uyu munsi niko ari. Rero ndashimira abatumirwa bacu, mwakoze cyane kandi tuzongera tubakenere, tuzongera tubatumire. Mwakoze cyane, ibyo mwabwiye abantu birabasha guhindura imitima kandi nizo nshingano zanyu. Rero turabashimiye kuri iyi channel yacu ya Kuramya TV1. Murakoze naho ubutaha muzagaruke. murakoze nawe. murakoze namwe. Yego.